Yes, once again tuguhaye ikaze ukomeje kudukunda umunsi ku munsi. Iyi ni Friday show Loud TV of course nkuko bisanzwe cyangwa se mumaze kubimenyera, ariko twibutsa ko turi mu karere ka Rubavu umujyi wa Gisenyi City. Ariko nanone tukubwira ngo turi muri Friday Pictures, ushobora kugana wowe n'inshuti zawe mufite ibirori bigiye bitandukanye, defense graduation ndetse n'amayandi ma event agiye atandukanye. Ariko nanone tukubwira ngo turi kumwe n'umutumirwa hano, usibye ko atari umutumirwa n'umuntu usanzwe kuri Loud TV nkuko bisanzwe. Reka tumubwire ngo tuguhaye ikaze kandi nanone atubwira ngo cyangwa se aduhera ikaze abakunzi bacu. Bro, you are most welcome brother. Murakoze cyane. Ngo bisanzwe suko ndongera kwivuga. Simbizi hari abantu amazina kugiye kutureba bwa mbere, ushobora kugira gukora vibe. Nitwa Amza, amazina niswe n'ababyeyi. Amazina naje ku muhanda ni Tupac Shakur cyangwa se Washington wa Zanzibar wa American cyangwa wa Indonesian. Ayo ngayo sinayanje. Okay. Mwabyumvise harimo US, Zanzibar, Indonesia. Ubwo murahitamo ibyo mukwiye kumwita nyine tu. Ariko bro, showbiz yuzuyemo amarozi. Ibyo birasekeje cyane birababaje. Amarozi. Kumeza nari? Ntabwo uri kubyumva. Nigadi kwivuga amarozi igaseka. Nuko nzi ko uburozi butabaho. Uburozi ntabwo bubaho. Ntabwo bubaho. Nta uburozi bubaho. Nese ntabwo uri kumva abantu bavuga ngo muri showbiz huzuyemo amarozi ngo bari kurogana. Asiba kuroze gute ufite iki kwanza barakurogera. Aha. Nyamara yago ngo barenda kumwica. Baramwicira iki? Yago ni inshuti yanjye nabi nafite byatuma bamuroga. Bitugane. Ngo barenda kumwica man. Baramwicira iki? Babo wakoraga kuri TV Isibo TV ntabwo mubonye ko afunguwe mu kanya. Nahamubonye. None se urumva badafite abanzi muri showbiz. Ntabwo sibwo uburozi birani ibintu bibaho. Ariko ngo hari abantu ngo ari kwishyura runaka ngo uzankorere runaka ikintu kimeze gutya na gutya. Ibyo wenda byashoboka ko ntabwo uburozi bwashukunda abantu. Nkuko nanjye hari amaniga yanjye yamuvuze ngo yatanze amafaranga ngo bazankubite. Ko narabisimbutse ntabwo babashobora. Ntabwo bishoboka. Bro, turi mu gihe cy'amatora. Amini tugiye mu gihe cyo kwamamaza umuyobozi mukuru w'igihugu mu kwezi gutaha tuzatora. Uri kubibona gute? Vibe uri kubibona gute muri no minsi? Uri kubibona gute? Ukuntu bimeze? Umusaza ni umusaza. Umusaza ni umusaza, ahantu hose ageze aba ari umuriro. Umva rero udashize ku gipfunsi waba ufite ikibazo. Shira ku gipfunsi dushigikira umusaza wacu bive mu nzira dukomezanye nawe. Wabonye ibyabereye muri Rubavu ejo? Ntari mari. Wari uriyo? Tubwira ukuntu byari bimeze. Fire. Uramwita umusaza. Mwita Paul Kagame, Perezida sha. Uriya musaza arakomeye cyane. Ako muri iki gihugu hari umusitari kurumurusha buriya? Naho ubwobaho. Ahubwo nanigwe ari mu gihugu cyacu gusa ku isi yose. Niyo mustari wa mbere. Cyakorera umusaza no umusitari man. Umusitari wa mbere ku isi. Uzi kubona n'umuntu hakurya mu giti yuriye kandi umusaza atarahagera. Ngo aramutegereje juste. Bira bintu bigwa vibe imeze gute? Hari undi mu president uzi wabikoze se? Chemani sinzi wenda nuko hari ntari gutekereza uburyo iki gihugu kibaye kiriho kidafite umuyobozi nkuriya cyangwa se bakubwiye indimi president wacaze. Aziziheza. Hari undi mu president wo hanze w'u Rwanda arumva ari kuvuga Ikinyarwanda. Ko president avuga Icyongereza neza. Igifaransa neza. Ako kaje. President wacu ni umusaza bro. Nta wundi mu president wo hanze uzi Ikinyarwanda. Ariko muzehe hazi Icyongereza. Uzi ukazi n'Igiswahili man? Azi Icyongereza neza. Igifaransa neza, Igiswahili neza, Ikinyarwanda neza. Ari ibirenze ibyo. N'Ikiganda arakizi yabaye mu Bugande. Wow. Bana Uganda ibyo turi kuvuga murabyumva neza, ariko reka tuve aho ngaho muri campaign n'ubundi umusaza agomba kuzatorwa, ahubwo utazamutora cyangwa se uri ku rundi ruhande sinzi. I don't know what you are thinking about, cyangwa se aho uzaba uri kubarizwa ubonye umusaza w'ukuri abaye n'ubundi nyiri Banyarwanda.
turi mu karere ka Rubavu mu mujyi wa Gisenyi n'ubundi nubwo turi muri ibi bintu byo kuvuga ngo turi kwamamaza umuntu uzaba umuyobozi w'igihugu, ariko bro hari ibintu bitajya bicika muri Rubavu by'abuzukuru. Abuzukuru se ngo abuzukuru rega nabo ni abantu ariko bagirira abandi nabi Imana. Noza agusabye ukamuha yakugirira nabi. Oya ntago basaba Imana. Abantu bose bavuga ko umuzukuru ari umuntu uza akagufata telefone yawe, hari n'umumotari ngo utinya ahantu runaka. Yego nese urumva niba bageze kuri iyo level yo gutinya ahantu runaka, urumva turi kugana he muri Rubavu? Ibintu nyine bibaho, gusa leta nayo igomba kubihagurukira. Ako nyine ni ibintu bibaho muri Gisenyi wacu, birahari, bireze cyane. Leta nayo niturwaneho cyane kuko birahari cyane. Hari utwana dutoya, abantu bakuru, kandi utwo twana dutoya nitwo vibinga abantu bakuru. Dutoya rero nitwo tubi dutoya twagufashe bari nka 4 cyangwa 5 abagukuramo umwuka neza. Hari n'abantu ngo babakata n'inzembe, sinzi icyo akora, wenda buriya bashobora kuba bagiye gukora itandukaniro hano. Reka tureke amatora arangire maze turebe ese niki kigiye gukurikiraho, kuko ubu ngubu hari ikintu utavuga. Turi mu bintu byo kwamamaza umubyeyi, turi mu bintu byo gufata neza umubyeyi, tumwereka urukundo, ariko after yuko ahawe n'ubundi asubijwe intebe, turebe ikintu mu karere ka Rubavu kagiye gukora kuri iki kibazo, kuko kimaze igihe kinini gitrendinga. Ugasanga umwana w'umukobwa yafashwe ku ngufu, wamubaza se byagenze gute? Nabuzukuru uramuzi se? Wapi? Ariko nanone ugasanga mu karere ka Rubavu sinzi impamvu abuzukuru abantu basaba cyane bahitse n'abana. Icyo cyura kivuga wiki bari abantu basaba bahitse abana. Ni ibintu byawe bibarimo, kowe uramubwira ati ejo uzaza ngo akazi mu rugo, ati akazi wama n'amafaranga wamemba ngenje gusaba ngana yakubicura 5. Yes, shuwa nge nakoze test imeze gutyo. None bivuze ko ari umuco man, nimba muha 2 aje kugukorera akazi kiwawe mu rugo agacyura 5, najya mu muhanda kandi yagiye saa 11, najya mu muhanda aracyura 20. Urumva rero nakandi kazi yakora usibye kumva arabyuka ajya gusaba, ashorera abana tujya gusaba sha. Nese ahubwo wa mugani wawe nkuko wabivuze kuva kare, leta nituva muri aya matora, leta ishaka ukuntu ibyo bintu byigaho, ibi cleaning. Niba bimeze gutyo rero umubyeyi ajya gusaba akakurayo 20,000, ndumva uko numva bisa n'ibirusha leta imbaraga. Ni nko gukene ku buyobozi Imana, nawe rega bifata nk'akazi. Ni ikibazo gikomeye, ariko reka tuvaho ngo utwo n'utuntu n'utundi twari turimo kugira ngo wenda turebe ko hari ikintu twahindura muri societe. Abantu bameze gutya na gutya bakurwe bagira ahandi berekezwa, abuzukuru bashakirwa imirimo wenda, cyangwa se niba nabafata wenda ntibabahane, ahubwo at least babashakira indi mirimo ishobora kubaremamo icyizere atari cyo kuvuga ngo bagiye gukubita umwana w'abandi cyangwa se kumufata ku ngufu. Yes, reka twigarukire. Uri umu DJ, ubushize twavuze ko twari turi kuri debut ivuga ngo abakameramani n'abatinganyi, cyangwa se aba DJ nabo bagashinja abakameramani gutyo mugashinja. Ariko si ibyo ngibyo tugiye kujya ku kintu kivuri kuvuza ubuhuha cya Sugar Mami na Sugar Daddy. Ariko nubwo tubivuga kuri ako kantu, turavuga kuri kubutinganyi bivugwa ko buri gutezwa n'icyo kintu cya Sugar Mami na Sugar Daddy. Tuvuge ufite umukobwa mukundana, cyangwa se nawe afite wowe mukundana, ako kubera ko umwe muri mwebwe hari ikintu atari gushobora guhereza undi, bikarangira yiboneye Sugar Mami na Sugar Daddy. Ako we wabimenya kubera ko girlfriend wawe yagiye muri Sugar Mami na Sugar Daddy, namini umubonanye na Sugar Daddy kandi umaze no kubibwirwa n'abantu, bikarangira uvuze ngo man, n'umutima wawe wari waramuhaye wose, bikarangira uvuze ati no more love again. Ugasanga noneho umubare w'abatinganyi uri kwiyongera. Icyo kintu urakivugaho iki? Ngo Sugar Mami and Sugar Daddy ntabwo 80% ntabwo aribo batuma ubutinganyi buba. Ko Sugar Daddy azayishakira akana gato kagakuba kameze neza, Sugar Mami nawe akazayi kwishakira akabogari karimo neza. Urumva numva
sugar mami na sugar daddy na ahantu batera ubwo butinganyi, kubera ko uzi impamvu ibiri kuvugwa hano hanze ngo jyewe niba mfite umukobwa dukundana nkaba narabwiriwe n'abantu runaka ngo man uriya mukobwa ntabwo ari seriye mu byo murimo ntabwo agwa agaciro, ariko nkabyima amatwi nkaza noneho kumwibonera asohokanye na wa mugabo umeze nka papa wiwe cyangwa se ariko wabaza muri hoteli ugasanga bamazemo ijoro bamazemo umunsi, ugasanga njyewe nk'umuniga cyangwa se nk'umujama ntabwo sinongeye kuvuga ngo ngiye gukunda umukobwa duhuje umukobwa nigiriye mu butinganyi. Uri kumva icyo kintu atari cyo kikuzamura umubare w'ubutinganyi cyangwa lesbienne? Ku ruhande rwawe bundi ashobora kuba ari gutyo bifata, gusa njye siko mbifata. Njye ntabwo ibyo ngibyo byatuma njya mu butinganyi. Uzi ko wabwira ngo ibyo ngibyo najya kugura indaya ku muhanda. Agahinduza icyo ari cyo? Agahinda yego kabaho, ariko ntabwo kanshora kumujama mugenzi wanjye. Ntabwo agahinda kanshora kumujama mugenzi wanjye kabisa. Nyamara mana agahinda buriya ngo karica nyine ngo umutipe aratekereza urukundo ndubabariyemo nakundaga umuntu mufatanye n'uriya muntu wenda kuba se, ugahitamo kwikundana n'abahungu. Agahitamo kwikundana n'abahungu n'umukobwa agahitamo gukundana n'abakobwa bagenzi. Wapi kaisa. Aba ari ikintu cyawe n'ubundi kiba kikurimo kuba umutinganyi cyangwa kuba umulesbienne, aba ari ikintu cyawe kiba kikurimo, ntago sugar mami cyangwa sugar daddy yatuma uba umutinganyi aba wowe ku ruhande waba uri gusapotinga rero sugar daddy na sugar mami ngo bakomeze bibereho. Nabo ibyo bakora bari ingeso mbi gusa, ntago ari ibintu ntago bari byo byatuma ujya muri ubwo butinganyi, aba ari ibintu bya n'ubundi babikurimo. Nese nk'umushuga mami niba ari kuza agasenya abana urubyiruko urukumva ngo no kubera ko abarusha amafaranga, ejo twaba dufite abana, ejo twaba tugifite ya figire ivuga ngo no umubyeyi w'abana papa na mama. Nabonye nawe icyo akurusha nicyo akurishisha, kuko nimba umuhaye umwanya wawe ukurikiye amafaranga yiwe nawe arakwangiriza ubuzima. Urumva araguha amafaranga akwicira ubuzima. Ubwo nawe nimba uri wa musore rero wicara mu rugo ukagereka akaguru ku kandi ukareba televiziyo ugategereza ati uriya mugore barama, ubwo nawe bwa buzima bwawe bukujya hehe mukangaratete. Kura amaboko mu mufuka uzinduke kare ujye gushaka akazi. None niba biri gukomeza gutyo tukabona abatipe bategereje amaramuko kuri abo babyeyi, abakobwa nabo bategereje amaramuko kuri abo babyeyi, ejo heza cyangwa se muri future y'igihugu nimba bavuga ngo ni twebwe igihugu kandi ejo heza n'uyu munsi dufite. Urumva twaba dufite ababyeyi b'ejo bazabyarira igihugu nanone bikitwa nk'uko ubu ngubu tuvuga ngo ababyeyi bacu babyariye igihugu. Ntabwo byaba bigikunze aho ngaho, ntabwo byaba bigukunze bitewe na wa muhungu wirirwa wicariye mu rugo utegereje amafaranga kuri sugar mami. Urumva ntabwo byaba bigikunze, ubwo uwo muhungu azihurira n'uwo mushuga mami ntabwo bazigera babyara, ntabwo byakunda. Uba bazaguma muri ibyo ngibyo paka igihe wa musore ubuzima bwe bwangirikiye basi. N'umukobwa bigende gutyo, n'umukobwa nawe ni gutyo. Ariko inama nagira abahungu bategereje kuri ibyo bintu, for sure, hindura ubuzima bro, hindura ubuzima, ubyuke ujye gushaka amafaranga, yawe y'ineza, pana amafaranga yo kuvuga ngo nakuye mu bagore nakuye aha. Byukira ku garaje, byukira ku masaro de coiffure, byukira n'ahandi hantu hose uzi wakura amafaranga ameze neza, pana ibyo ngibyo. None urebe igitangaje ku rubyiruko abenshi mani buzi ko baba bararangije kwiga za kaminuza segonderi cyane kabisa, ugasanga nibo bari gukora ibyo bintu bari kubimupromotinga. Njye mfite abashuti banjye benshi basoje amashuri, ariko niho tipe ubyuka ari kwibrosa wicariye mu rugo, ubyuka saa 5 akarya akicara ategereje ibiryo bya mama wiwe. Ngenda bafite benshi cyane. Oh my goodness. Noneho ako ngako tukavuyo ni inama watangaga kuri abo batipe bicara bategereje abo bashuga mami, ariko se wenda no ku rundi ruhande n'abo bakobwa bigendeyemo birahita byumvikana, ariko se nko ku bantu bakundana, ngiye na runaka turakundana ariko kubera ko namufatiye muri iyo saga urumva yanyangirije icyizere kiratakaye, sibyo?
cyangwa se nawe umwangirije icyizere kirataka uriya mukobwa, uratekereza ko abo bantu nimba agiyewe namubonye namurabutswe kandi yari imaze igihe mbibwirwa noneho bigera kuri level y'uko mubonye cyangwa se ambonye, uratekereza ko hari ubusobanuro bwo kuvuga ngo I'm sorry twiyunge, icyo cyizere kizagaruka muri abo bantu babiri bakundana? Ntabwo byakongera gukunda, ubwo biba byarangiye, ntabwo byakongera gukunda, kuko nimba wagiye hariya aricyo ujye gushaka umushere wawe adafite, urumva nuva hariya kuri wa mushugamami uza kuraho ibirwara nabimugemurira uze ubizane kwa shere wawe. Shere wawe usanga ugiye kumwicira ubuzima hejuru wa mushugamami wawe. Utekereza ko ari nk'izihe ndwara aba bashugamami bafite? Ariko aba ari ibirwara byinshi ibirwara byinshi kabisa. Shugamami cyangwa shugamami na sugar daddy, urumva nimba ashaka akana gatoya kandi akumva ko niba naryamana bari buryamaniraho nta bwirinzi bakoresheje, urumva bya rubagimpande, bya rusoka, za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zose azazikurayo azishyire ku mushere we, bikaba byangije ubuzima bw'umukobwa. N'uwa wa wundi wari kuzitwa umubyeyi w'igihugu ejo arabuze. Basi sinzi ukuntu wenda twabivuga, ariko buriya ubona hari ingamba abayobozi bakoramo bagiramo, hari handi bashyiramo kugira ngo wenda iyo ngeso y'ubushugamami, kuko uwo mushugadadi cyangwa mushugamami babubatse banafite n'abana bangana nabo bagiye gushakaho happiness. Uratekereza hari ikintu ubuyobozi bwagakwiye kuvuga cyangwa se gukora kugira ngo iyo namba izenguruka igihugu cyangwa se izenguruka Afurika ku isi yose igabanuke, hajyeho ibintu ingamba zibafatirwa? uvuga ngo ikintu leta yacu yakora ni ugushakira urubyiruko rwacu, ni ukurushakira akazi. Urabona ko akenshi na kenshi bajya kwa shugamami bakurikiye amafaranga. Urumva rero umutipe yifitiye akazi ke kamuhemba amafaranga ye amunyuze, ntabwo yakwirirwa ajyayo. Icyo leta yacu yadukorera ni ukudushakira akazi nk'abasore cyangwa nk'abakobwa, kugira byibuze iturinde abo bashugamami n'izo ndwara zibaturukaho. N'abashuga dadi nabo ni gutyo. Ikintu leta yacu yadukorera byibuze ni ukudushakira akazi. Iyo uvuze akazi ushatse kuvuga iki? Kubera ko turi kubona urajya kudija, turi kubona runaka arajya kufilima amakwe, uri kuvuga akazi kameze gute? Narize kaminuza njye nshobora kujyayo muri umwana wanjye najye cyangwa mukuru wanjye, ukabona biterwa n'icyo atagiye. Impamvu batajyayo nagashaka ibintu byo kumuvuna, ashaka ibintu byo kumuvuna, ashaka kwicarira hariya agatuma then mwebwe murashaka leta ibashakira imirimo itavunanye. Nibashakira imirimo itabavunye, kuko nimba yashyizeho agakiriro, nimba yashyizeho TVET school, mukavayo mufite ubwo bumenyi, urashaka noneho igushyireho akazi kameze gute katavunanye? Ubanza urubyiruko rwacu bazaruha akazi ko mu biro. Uribuka twiga mbere baravuga umuntu yabaga ari nko kwiga ibintu byo kubaka, akavuga ati Imana noneho buraraburijwe, twese dushaka akazi ko mu biro. Ariko noneho ubu twese bari kubona ko blue collar jobs arizo ziri gutanga amafaranga, white collar jobs arizo nyine ntago bikira aho ngaho. Urubyiruko turufate gute kugira ngo bumve ko nibura leta cyangwa se leta yabashyiriyeho buri kimwe cyose kugira ngo babashe gufunguka amaso bave mu bibashuka? Reba nka wifi ukuntu imeneka mani, uziko nta kindi gihugu muri Afurika wifi yisanga ahantu nk'uko mu Rwanda bimeze. Iyi wifi nayo dushuka kandi ni akazi, yaturemera akazi. Yego nayo yakora akazi, gusa nayo iradushuka cyane. Usanga umwana yicaye iwabo kubera dufite connection, ntabwo mva mu rugo ndi kuri internet ndi kureba ukuntu byagenze. N'ubundi byiza bizana n'ibibi, niyo mpamvu bavuga ngo umujyi uri gutera imbere ugomba kugaragaramo uburaya, ugomba kugaragaramo ubujura, ugomba kugaragaramo iki kindi harya. Ariko umujyi uri gutera imbere ni ukumera, uburaya bugomba kubaho, ubujura bwinshi cyane, kandi amabanki nayo aba ari menshi, amasoko. Bacunge rero abo bana birirwa babo bicaye nibo bavamo babisambo by'ijoro,
kuko arakenera 30-50 byo kugura urukweto cyangwa ipantaro nta handi hantu yabikura rero nibigera mu ijoro ashiramo ikoti rye n'ingofero usanga agiye gutega abantu mu ikarite n'ibyuma ariko nibagufata twiganira ku musozo turi kumva showbiz nk'uko twabitangiyeho abantu bari gushinjanya amarozi ngo Dekati sumuze balawa ngo bamuhereza amafaranga ngo akavuga n'aba bantu akabasenya abantu bamaze bafite izina kuki ino showbiz bari kuyishinja noneho amarozi yabiri kugana he amarozi yo muri showbiz sishawo ngo yago baramurozi banamuvuga nabi kuvuga nabi bakuvuga nabi gusa nta cyahinduka kuri we bundi byawe ari byawe gusa numva ko uburozi giye muri showbiz nta burozi bubaho muri showbiz nta sukari irimo ubona niba ibintu nimba binahari bikaba biri kubera hariya keji uratekereza ko nko mu ntara uyu mwana uri kuzamuka afite impano runaka hari inzira agiye kubonerwa azabona kugira ngo nawe abe nk'inyenyeri urumva nawe agomba kwitinya ubwo ati nanjye ninza muhangira ko rwa rwego bazanduta bazankubita bizagenda gute na gute naho agomba kuzamuka nyine ari kwitinya agenda gake kandi yakagombye guhita atumbagira direct ko bitewe n'ibyo bintu byatangiriye mu bantu bakuru uba bikagera iwacu noneho tugatangira natwe tukitinya twiganira ku musozo wowe ufite akazi ku bw'amahirwe namina ariko nanone ku bw'ayandi mahirwe ntabwo wari uhari muri genocide I think so ari umuntu ari wowe uri gutanga credit kuri muzehe ni nk'izihe credit wamuha ukurikije ibindi bihugu uko bimeze then ukagereranya n'iki gihugu bango uru Rwanda rwacu ntago yego muri jenoside ntago nari mare gusa uko twagiye tubyiga nuko nagiye mbyumva numva ko umusaza wacu yakoze akazi gakomeye cyane mboneyeho no kumushimira cyane nyakubahwa w'igihugu cyacu Perezida Paul Kagame namushimira cyane kabisa igihugu cyacu yagikuye mu mwijima akigarura mu mucyo ngiye namuha ikarita yo kumutora ni nko kuvuga ngo yes ni nka yes namuha cyane kabisa aho bigahita bimpa ishusho ivuga ngo ese niba twese turi kumuhereza yes ishusho ubona abaye atakiri umuyobozi ni iyi abaye atakiri umuyobozi byibuze abo bagendana abo agenda yereka igihugu nabo bagomba kumwigiraho bati umusaza n'abadahari igihugu tuzakiyobora gutya umusaza n'abadahari igihugu cyacu tuzakiyobora gutya ni ukumwigiraho ni ukumufatiraho mbese ni ingero nyinshi bagombye gukora cyane kabisa mu turere twose tugize igihugu uzi umubare watwo ubundi 30 dakotora ubona ari akahe karere kagomba kwigira ku kandi ngo byibuze uko byagana ko ariko kose ubona ko Rubavu ifite umuvuduko uri kujya imbere nk'uwa Kigali Rubavu hari kubakwa ama etage menshi ese Rubavu yarusha Musanze cyane twakora ko deba Rubavu mamagara n'umuntu uri Musanze wowe indese mamagara DJ Santa ubwo se yava muri Musanze ajya he cyakora agiye keje ahantu haba ama etage angahe hehe ashobora kuba arane hano muri Rubavu mu mujyi ari Musanze winjira muri gare so ama etage meza rekiraho bro Musanze ni dope nose uvuye hepfo y'uruganda wari urenze uruganda rw'iki rwa sima ugakomeza ukagera kuri cya cyapa cya nyuma cya Airtel gihari hari izindi nyubako zihari mari Musanze irarenze bro si hari gusuzi Musanze irarenze akuzi ko ari umujyi wa kabiri kuri Kigali cyari iwacu Rubavu natwe turakaze mufite iki se muri Rubavu reka umusaza tumutore urebe ibintu tugiye gukora muri Rubavu okay ariko simbizi Santa yanze gutaha kubera ko Musanze hari ibiryo hari ibirayi
Bro. ni ibya make ariko Njye ntabwo ndi kuvuga Musanze kubera ariho mu rugo. Mani nta n'ukuntu usubwo wahavuga n'aba ari iwanyu. ntabwo ariho mu rugo. Mani uzumva ikinyarwanda cyanjye kiratomoye. Ikinyarwanda cyane. Nyagatare. Ikinyarwanda cyane. Ni nayi. Ni igipfunsi. Umusiramu w'Inyagatare. Uzi ko tugiye muri competition y'abantu bazi kwandika ikinyarwanda. Babarumbwire uturuka he? Uvuka he? Njye nturuka mu Rwanda. Uvuka he? Wa Gasabo. Uvuka he? Mu kahe gace? Bro. None ugiye urebe n'igitangaje. Ushobora kuba ntaravukiye mu gihugu. Ariko ibaze kuba hari abantu ndusha ikinyarwanda. Nkawe nkundusha ikinyarwanda twana betting. Ko nanjye sinavukiye mu gihugu. Ntago mbizi. Ntabwo navukiye mu gihugu. Mama wanjye ni Umugande. Ndagukundaga bro. Mva, reka tubabwire ngo turi muri Friday Pictures, ushobora kuzana n'inshuti zawe bakagufotora wagize ibiro bigiye bitandukanye bya BD, bridal shower ndetse n'ayandi ma event agiye atandukanye, ariko nanone tukubwira ngo iyi ni Friday show, twari turi kumwe n'ubundi na harya mani ikizina cyawe rero ni rirerire byatara, harimo US ni Amza Tupac Washington wa Indonesian wa American Washington. Akaba yarari kumwe n'umuhungu w'igihugu Patombo. Of course ibiganiro byacu n'umunsi ku munsi cyangwa se nakagaruka, reka tukubwire ngo kora subscribe hakiri kare maze natwe tuhinduke banini, ariko kubw'inkunga yawe maze natwe ukomeze kutureba. Wowe utuye muri Rubavu rero turakubwiye ngo inkunga yawe ni ishimwe ryacu rikomeye cyane. Bro, hari ikintu wabwira abantu wenda wumva ko hari ikintu gisigaye kuba wababwira? Abantu abanyarubavu abantu bose bari ku isi bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ikintu nababwira cyo ni uko tubakunda kandi turanabashimiye kubyo mugenda mutwereka, mukomerezaho subscribe, share, na comment. Mane tumaze kugera ku 2,000 by'abasabone, nibura ukwezi gutaha baduhe 3000. Baduhe kabisa, baduhe 3000. muduhe turakomeza no kubashimira cyane. Nta kintu wabwira abakameramani? Ndabizi ntiwakwiburira abakameramani boss, aba DJ. Ariko hari umuniga ukwifuza witwa DJ Moon. Rekana nawe uramureza metero 1.5. Ni igice, ni metero 1.0. Bavuze ngo arakwifuza cyane ngo mutogotane. Bazamume. Ikibazo. Bazamume kabisa. Okay. Reka tubabwire ngo rero tubashimire cyane ku bw'umwanya wanyu. Wowe tubonye bwa mbere, kora subscribe kandi ubwire n'inshuti yawe iduteze imbere, ni ukukanda subscribe maze natwe tugatera imbere nk'abandi. Reka tuvuge ngo kandi ngumane ngo zikigande mama wawe ngo ninde? Ni Umugande papa wawe? Irihe jambo zirye mu Kiganda rero? Mama wanjye Umugande, papa wanjye ngomane. Duhe ijambo rimwe ryo mu Kiganda twumva. Ajya iyo bavuze ngo je barenyo. Bavuze ngo uramutse uraho asarija muri renzo gishaka. Okay, bana Uganda tubagaranyo tubatumide mukoreka subscribe, abari ku cyeyo namwe tubatumide era tubagaranyo tubagalize emirembe tewe tugakurembera ibise bisinga bananga abana banje abari ku cyeyo betuga, abana Rwanda bari ku cyeyo nadala, abari Oman ya Abu Dhabi Saudi Arabia bari kwetuga beja mu bulamu. Hari abana benshi mane bari mu ntuze mu bihugu bigiye bitandukanye by'abayisilamu by'abarabu, mane bakabatwara nabi, mane bikarangira bikuye mu buzima bakiyahura, ukabona umwana aturutse kuri flo 15 arisa abirasa ubuzima bw'igihugu. Nikikwereka ko igihugu cyacu gitandukanye n'igihugu cyabari abantu. Of course, ako tubabwira ngo keep your heart strong. Era turababwira ngo nanone we are the country, we are the future, and the future is today. If you are killing yourself, please, there is no future in your hands. So we love you so much. Keep telling a friend to tell a friend to subscribe and keep loving us. Love you every day. Ciao ciao.